turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tasoma mitume Ni amagambo maremare, maneno marefu turaza kuyagabana. tukayagabura. Ndahera ku murongo wa 17 w'igice cya 20. Mstari wa 7 wa kupata 20 ndaza kugeza ku 24. itaishia 24. Muzeje arahera ku 25 ageze ku 30. Ndugu yetu anzie kwa 25 hadi 32. Undi nawe ahere kuri 32 araza gusoze. Mwingine naye ataanzia 32 atamalizia. Ari imireto atuma bakuru b'itorero ryo muri Efeso. Bamaze kuza arababwira ati, ubwanyu muzi yuko nabanaga namwe iteka ryose uhereye umunsi natangiriye kuja muri Asiya nkorera umwami nicisha bugufi cyane kandi ndira nterwa ibingerageza n'inama z'abayuda, kandi muzi yuko ari nta jambo rifite umumaro ribafitiye umumaro nikeze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Nahamirije abayuda no kwizera n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. None dore ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu bayuda bo mu midugudu yose yuko kuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo, ariko sinita ku bugingo bwanje ngo nibwire ko ari ubw'igiciro cyinshi kuri nje, kuko kwiriye kurangiza urugendo rwanje n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Mundahere kwa 25. Baguhe mikoro. None dore nzi yuko mutazongera kumbona, aho nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atangiho, kuko ndikeze mbabwiriza iby'Imana yagambiriye byose. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana ibyo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasegabyana azabinjiramo ntababarire umukumbi, kandi
kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Okay, unasomewa na 33 kugeza 33 haruguru soje. Sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yahinduraga ibyo nakeneye. Nabo twari kumwe nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo y'Umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha utaguhaza. Amaze kuvuga atyo arapfukama asengana nabo bose bararira cyane. Pawulo bamugwa mu ijosi baramusoma cyane bababajwe n'ijambo yababwiye yuko batazongera kumubona. Nuko baramuherekeza bamugeza ku mujyi. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, uri mwiza, izina ryawe rihabwe. Amagambo yawe amaze gusoma, Uwiteka manuka uze udukurire ibyo kurya, twebwe abavuga n'abumva tukugireho umugisha kuri umugoroba, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Turayishimiye cyane kubwo uburinzi bwayo bwiza, kuba itubonanishije kuri uyu mugoroba, twebwe tubyishoboje, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo y'Uwiteka kuko nta wundi watuzanye, nta n'ikindi cyatuzanye, ahubwo ni amagambo y'Imana. Imana yayandikishije rero ndetse igaburira imitima y'abera mu izina rya Yesu Kristo. Kubera yuko Imana ubwayo niyo yivugira, nta muntu n'umwe washobora kubwira kuko yaravuze iti, imperuka uheruka nta muntu uzigisha undi, ahubwo Umwuka Wera aba ari we utubera umwigisha. Umwuka Wera kubera umwarimu, Umwuka Wera ambera umwarimu. Imana ubwayo yinjira mu mutima wawe, yinjira mu mutima wanjye, imbwira ibyo gukora kugira ngo dukomeze urugendo. Twari turi hano kwa mbere y'urusengero, twari kuganira amagambo y'Imana, atwereka yuko byose biri mu biganza by'Uwiteka. Uwiteka burya niwe ufite byose, nta wundi n'umwe ugize icyo agira mu biganza bye, ahubwo nanjye ubwanjye nawe ubwawe, ari ukomeye ari ubworoheje, ni mu biganza by'Uwiteka. Rero uyu munsi turaganira ijambo rigira riti, ijambo ry'Imana ni umuhamya. Nta kindi cyaguhamiriza, ni ijambo ry'Imana, kuko niryo rikorera. Niba uri umunyabyaha, niba uri umukiranutsi, ijambo ry'Imana ni umuhamya, nta wundi mutego. Kubera Imana ireba mu mutima wawe, ikareba mu mutima wanjye, ikaduha ijambo, akaba ari ryo
byawe, hari uwakwemeza ibicumuro byawe, hari uwakwemeza amafuti yawe, ariko Imana ubwayo lakini Mungu binafsi ni umuhamya. mshuhuda. Kandi Imana irakora, Tena Mungu kandi Imana iravuga, na Mungu anasema, kandi Imana irareba. na Mungu anaangalia. Imana ntigira icishwa, nta n'icyo wayibesha. Utapenda kitu. Niyo muhamya. Ndiye ushuhuda. Imana n'ijambo ryayo Mungu neno lake ni mu moja, ni ume. ntabwo wabitandukanya. Hawezi Kuko kutenganisha. ufashe ijambo Kamata neno, Imana ntabwo wayibona, Mungu hawezi kuoa. ariko ufashe Imana, ufashe ijambo muri wowe. Kamata neno ndani yako. N'ikindi gihe twarabibabwiye, Ingine tunaendelea hari umuntu utanga icyifuzo cyangwa igitekerezo tunapata avuga ngo wazo icyo ndavuga kile takayosema je mugite, mimi mkitupe. ariko Lakini mimi mniache. nutu ijambo ry'umuntu Tupa neno la mtu. nawe uzaba wamutaye, nutu ijambo ry'Imana Imana uzaba wayitaye, ariko nukomera ku ijambo ry'Imana uzaba uri kumwe n'Imana. Pamoja na Mungu. Ijambo ry'Imana niwe muhamya. Neno la Mungu ndio shuhuda. Petero ya kabiri, Petro ya pili. igice ni icya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Kwanza hadi wa pili. Petero ya mbere, igice ni icya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto n'i Galilaya n'i Galatiya n'i Padokiya no muri Aziya n'i Bituniya, mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana, mubinjagirwe amaraso ya Yesu Kristo, intumwa y'amahoro, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Amen. Amen. Ubuntu n'amahoro y'Imana Kabisa neema Kuko muri Imana. Kuko turi imbata, aba ari byo bigwira muri twe. kabisa ndani yenu. Ubwo ni ubuhamya bw'ijambo ry'Imana. Ni ushuhuda wa Ijambo ry'Imana iyo riri kuguhamira, rikubwira n'ibyo ukora, rikakwereka n'ibizakubaho, rikakwereka n'ibigomba kukubaho. None umugaragu w'Imana Mtumishi wa Mungu Petero aravuze ati, Petro anasema ati mwebwe batataniye mu mahanga, abimukira mwese, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, aba ari byo bigwira muri mwe. Ibyo niko nzabera bigenda ubuntu n'amahoro biva ku Mana bigwira muri mwe. Ibyo bigwira muri twe, tuzaba dufite ubuhamya bwa papa. kuwa na ushuhuda wa baba. Tuvuga ijambo rigira riti ubuhamya n'ijambo ry'Imana, Ndio nasema eti kuko ushuhuda. ijambo ry'Imana niryo rigomba kuguhamiriza. Kushuhudia. Ibuka, Kumbuka niryo ryahamirije Aburahamu, nilishuhudia Ibrahimu. niryo ryahamirije Loti, Nilishuhudia niryo ryahamirije abatubanjirije, niryo ryahamirije na Nowa. Nowa yabazaga inguge, iyo nguge niyo yamubereye ubuhungiro. Ubwo bwari ubuhamya bwo guhamiriza icyo Imana yaramutumye. Yaramubwiye ati, genda unyubakire inguge. Inguge bisobanuye ko ari ubuhungiro, niyo yagombaga gucirira. Si inguge yawe niyihe. Safina yako ni ipi? Ijambo ry'Imana niryo buhamya. Neno la Mungu ndio shuhuda. Nowa, nyubakire inguge, Jenga safina. kuko nitegereje mu isi hose Tazama nsanga ni wowe ukiranuka. Tazama wewe mwenyewe. None genda wubake inguge, uburebure bwayo uzayubaka utya, n'ubugari bwayo uzayubaka utya, idirisha Kabisa dirisha. uzarishyira hano, Pia hapa kugira ngo nimanuka nzakubere umutabazi. Ijambo ry'Imana ni ubuhamya, neno la Mungu ni niryo ushuhuda. rizaguhamiriza, niryo rizampamiriza. Mu byiza nkora mfite ubuhamya bwiza, mu byiza ukora ufite ubuhamya bwiza, mu byiza ukorera Imana
nakoreshaga amaboko Nilikuwa natumikisha mikono yangu. n'abo twari kumwe Tulikuwa pamoja. barabirebaga nyowe n'umwuka w'Imana kandi ngagerekaho no kwicisha bugufi. Nta muntu n'umwe wakoze ibintu bya Pawulo, nta n'umuntu n'umwe wakoze ibyiza hanyuma ibintu bya Pawulo, ariko ibyo yakoraga byose Alitenda vyote. byiza yabikoze yicishije bugufi, ayoborwa n'umwuka w'Imana. Abateranye kuri uyu mugoroba basabiye kwicisha bugufi, muyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi ibihamya byanyu ijambo ry'Imana ribihamirize. Abazabireba bose bazavuge bati burya Gerari yarakijijwe, afite ubuhamya kandi n'ijambo ry'Imana riramuhamiriza. Nta musore twigeze tubuza Kuna dada tukataza gutera kanta. kutia kanta. Nta musore twigeze tubuza kugura amavuta. Kuleta kununua mafuta. Mwe kuzaducira urubanza, Msitukatie hukumu. na Bibiliya ntizaducira urubanza, Msitukatie hukumu. ahubwo icyo Bibiliya yavuze Biblia ilisema. nicyo tuzavuga. Ndicho tunasema. Kitubera umuhamya, nawe kikubera umuhamya, n'abandi tuzababera abahamya, n'abari mu isi yose Wote ntibazabireba basanga ijambo riri kuduhamiriza. Mungu anatushuhudia. Hatazagira umuntu uhirimbiza umusatsi Usikae mtu akufanya nywele ngo yako. twamuje gutera akantu, ngo twamuje n'amavuta yo kuwugira neza. Ntabwo tukubwiye mugende uyawunyereze uwusuke ugirute, ariko ijambo ry'Imana riguhamirize. Ntiwicarane na mwene so, amanyanga yicaranye na mwene data ariko afite isuku. Kabisa kile kina usafi. Imana yabwiye Abisirayeli mu kibaya cya Sinayi ngo nimuja kwiherera, umuntu wese aja mu bwiherero yitwaza igihosho kugira ngo mutagira umwana maze mukarwara mugapfa. Mnakufa. Ijambo ry'Imana mureke ritubere umuhamya. Neno la Mungu mwache liko ushuhuda kwetu. Nta mufurere twigeze tubuza isuku, Hakuna ndugu tuliacha fanya usafi. ariko nukenyera ipantaro Lakini ukifunga suruali uyambare nk'umufurere nyine. uivae kama ndugu. Ijambo riguhamiriza. Neno la Mungu likushuhudie. Abantu bose bifata nabi. Watu wote wanashikamata vibaya. Nashimiye mwene data watuzaniye iterambere Nilishukuru ndugu alileta maendeleo. no materaniro sinzira, Na wakati wa mkutano usikuwe na sinzia. wifate na nabi. Wikamate vibaya. Bibiliya ubwayo mu muhamya Biblia pekee ni mshuhuda. yaravuze ngo muri inzandiko Alisema nyinyi miko jalala. zisomwa n'abantu bose. Zinazosomewa na watu wote. Buno bari kudusomera no ku murongo. Sasa hivi wanatusoma hata kumstari. Uzifata nabi Ukishikamata vibaya hapa ore kwako, ni shinda kwako. mutubabarire. Mtusamehe. Sinzi ko twari tugiye, Sijui kwenye ariko tunaelekea. turi kuganira ngo Lakini tunazungumza hivi. ijambo ry'Imana Neno la Mungu ni ubuhamya, ni ushuhuda. nta kindi Hakuna kitu kingine. twaboneramo ubuhamya atari ijambo ry'Imana. Ila hii neno la Mungu. Paulo arabisobanura byose, anatafsiri vyote. aravuga ati Anasema nta kintu na kimwe hakuna hata kitu kimoja. nikenze, Niliwahi. nta kintu yagize ubwira, Hakuna kitu kabisa. byose yarabivuze Yote alivisema. abishyira ku mugaragaro. Pia hadharani. Igihe Imana yamukoresheje Wakati Mungu alikutumikisha. yakoze umurimo ukomeye, Fanya kazi ya Mungu. nigera mu ijuru Pawulo nzamuhobera kubera yashyize ahagaragara byose kugira ngo natwe tuzabyumve. Imana yamukoresheje mumfashe tuyiheze icyubahiro cyayo. Kandi Imana ya Pawulo Tena Mungu wa Paulo. niyo Mana yacu, Ndiye Mungu wetu. kandi izahemba Pawulo nizaduhemba, izahemba Pawulo nizahemba Mushimyi, izahemba Mushimyi, nizahemba Pawulo, izahemba bene batubanjirije, nizahemba natwe, kuko ubutumwa bwacu n'ubwabo Na wao ni kimwe. ni moja. Imana yarakoze, Mungu alifanya vizuri. yaduteguriye ibyo Alituandalia mu vizuri. izina rya Yesu Katika Kristo. jina la Yesu Kristo.
hariya Petero nawe aravuze ati Hare Petro naye anasema eti none mu minsi yanyu sasa wakati zenu yo murimo y'ubusuhuke mliomo ndani ya mube abakiranutsi mbe wenye haki. iyo umukiranutsi ari aho Mtu akiwa mwenye haki hapa nta kintu na kimwe kiba kimurega hakuna kitu kimoja kinamstaki. none ubu uri kikurega Wewe kikosa cha ijambo ry'Imana rizakubera ubuhamya niba ubona n'ikikurega nacyo ijambo ry'Imana rizabihamya kuko rero bibyiwe ariko banze kubyemera. wewe unakataa kubikubali. Pawulo ati nagendaga mbwiriza gahumura bene data inzu ku yindi individuweli. Imana yakoranaga n'Abisirayeli mu buryo bw'igihugu ariko ikorana n'umwana w'umuntu muri iyi minsi ari wo munyamahanga individuweli umuntu ku gutwi kwe umunwa ku munwa kwawe Imana ikakubwira ugutwi kwawe Imana ikakongorera ikakubwira ngo ibi niba uzajya mu ijuru bireke. Yarahanaga Alikuwa ariko yakosheje bose kufanya dhambi wote. ariko Lakini sasa Branham nawe ari kuvuga ati namna anasema hivi ubugingo bukora icyaha kabisa bugomba gupfa ntabwo nzapfana n'umunyabyaha ahubwo umunyabyaha azapfurwe nanjye nzakiraho ukwanje. Muri iyi minsi ukeneye gukira tuzabana nawe ukeneye gupfa tutamuzika. Ijambo ry'Imana ni umuhamya. Umurongo wa 28 mstari wa 28 mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukungu, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndawema kumanywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Ni Paulo yamaze imyaka 3 n'igice adahwema arira akora ananirwa mucano na usiku kugira ngo hatagira n'umwe utagira icamenye. None se ku bwoko bwanje kabila yangu rwanze gukira nakatara kupona. Galiyadi nta muti uhaba. Galiyadi hakuna dawa. Galiyadi hari umuti Galiyadi kuna dawa ariko banze kumunywa. lakini walikataa. Abazanywa umuti bazakira ariko abazanga kunywa umuti Watakatara kunywa dawa bazapfa. wafariki. Hinjiye hagati muri twe Aliingia katikati yetu kugira ngo habemo kuyobya kusudi kukue watu itorero ry'Imana kanisa la Mungu ryo yaguze amaraso yayo. aliyenunua kwa damu yake. Itorero ntabwo ari iry'umuntu, Kanisa si la itorero ni iry'Imana. Imana niyo yariguze, ntabwo yariguze amafaranga, ntabwo yariguze inka, ntabwo yariguze ibintu. Yatanze amaraso y'igiciro cyinshi akuraho ibyaha by'abantu kugira ngo bababarirwe bazaje mu gihugu cy'isezerano. Iyo Mana yabikoze bihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Nta torero ry'umuntu ribaho, hakuna kanisa la mtu nta naishi. torero ry'umuntu ribaho. Itorero ni iry'Imana. Itorero ntabwo ari irya Branham, itorero ntabwo ari irya Frank, itorero ntabwo ari iry'abakozi, itorero ntabwo ari iry'amakuru, itorero ntabwo ari irya Didasi. Itorero ni iry'Imana. Yariguze amaraso yayo iramuryubahiriza. Itorero ry'Imana
gusuzugura abamuyobora, gusuzugura itorero ry'Imana. Kandi iyo umuntu asuzuguye itorero, iyo umuntu asuzuguye aba ari kurwanya ubutegetsi yemewe. Ubutegetsi bwemewe ni ubuhe? Abayoborwa n'ijambo ry'Imana. Abayoborwa n'ijambo ry'Imana muyoborwa n'umwuka w'Imana kandi nimwe bana b'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuhamya. Reka riguhamirize nanjye rimamirize. Pawulo ati nakoreshaga amaboko hamwe n'abo twari turi kumwe kugira ngo mbone ibidutunga kandi nkoreshe uburyo bwo gufasha abakene. Ntabwo yemera abanebwe. Uri n'umukara udakora utarabuze akazi uhamagara ijuru. Abadafite akazi twarabasengeye Imana ica akayira. N'abatagafite ubumuga bashobora gukora turasenga ijuru rikingurikire kandi zifunguke abana b'Imana babona akazi. Babona kubasha imiryango yabo, babona uko bafashisha abadashoboye. Ijambo ry'Imana nitewe. Nakoreshaga amaboko hamwe n'abo twari kumwe kandi nabaye icyitegererezo kuri bo kugira ngo tutazicwa n'inzara. Ufite akazi amenye impamvu y'akazi kugira ngo aticwa n'inzara, kugira ngo famille yawe uticwa n'inzara. Nuhura n'uwaburaye uzaguhamagara ko nta byo kurya kugira ngo uzamufashe. Pawulo yakoreshaga ntabwo yakoreshaga amakoro mu itorero, oya yakoreshaga amaboko. Yabohaga amahema we na bene se bakabona ibyo kubabesha, umurimo w'Imana ugakomeza. Ntabwo Imana yaduhamagaye, ntabwo yatubwiye ngo dukoreshe amakoro mu itorero, ahubwo dukoresha amaboko yacu. Kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, niba zabaye gukena kandi n'abera badakomeye babona ubufasha. Ijambo ry'Imana ni umuhamya. Ntabwo ari ibyo ubivuze. Ijambo ry'Imana ni umuhamya. Ni umuhamya. Ngo dore ngiye i Yerusalemu, mbonwe mu mutima imbizi ngezeyo keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu Bayuda hose. Nuko sasa iyo n'imibabaro bintegerejeyo, imibabaro integerejeyo, yarategerejweyo n'imibabaro, ariko ntabwo byatumye ahwera. Nubwo yarababaye bwose nguvu zake zote alikuwa anatumika ili apate chakula asaidie masikini. Kila mtu afaidike. Imirimo yawe uzakora izagaragare kandi ubuhamya bwawe buhamirijwe n'ijambo. Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Turi gusoza, tunamalizia. Niba bikunaniye Kama vinakushinda, hari aho uzabibona, kuna mahali utakupata, hari aho kuja, kuna mahali ya kwenda. aho ndi Pale ni wapi? gusaba Imana Ni kuomba Mungu, ikikwinika inakuzika au inakutia ndani ya damu yake kabisa mu maraso y'iwe. Ukozwa unasafishwa, ukavamo wera, unatoka huko mtakatifu, wavamo wera, kutoka huko ijambo rikabihamiriza. neno la Mungu nalo linakushika. Ntabwo wabatijwe mu izina rya Kristo mera nk'inyamaswa, ahubwo aba yoroshe agaca mu mutima. Pawulo uwinjizwe mu maraso ya Kristo akavamo yuhagiwe, avamo yicishe bugufi, ameze nka Pawulo. Ijambo ry'Imana ni ubuhamya. Turasoma imirongo migufi ahangaha. Soma mistari chache hapa. Ni agatabo
kitwa Mabirika yavunjikaye. Ni brochure ya Branham ivuga Tega bitobotse. Aho hari amagambo meza. Pale kuna maneno mazuri au matamu. Alikwerekana abana b'Imana. Anayotuonesha watoto wa Mungu. Naho kwiye guca. Na mahali atakayoweza kupita. Hari isoko. Kuna chemchemu. Bisobanuye neza. Kuna tafsiri vizuri. Kuna chemchemu iliyo jaa damu. Hari isoko yuzuye amaraso. Kuna chemchemu iliyojaa damu. Hari isoko yuzuye amaraso. Inayotolewa kwenye vena za Emmanuel. Yatanzwe muri iyo mibyimba ya Emmanuel. Mu mibyimba. Pale ndani ya vyema vya ndani ya vena ya Emmanuel. Mibyimba ya Emmanuel. Wenye dhambi abanyabyaha wanapotumbukizwa kwenye bubujiko hilo, yabashe kwidumbura muri ibyo, wanapoteza babasha kuzimiza babasha umwanda cyangwa se lote byose biri kuri bo. La hatia chizinga la hatia ni nyeje yao yule mwenyezi aliyekuwa akifa alifurahia kuona hapo yapfuye yishimiye kubona ibyo. Hapo naomba ndabasaba, ingawa mimi ni mwovu, nubwo njyewe ndi umunyantege cyangwa mubi kama yeye ngawe niba ndi umunyantege nanga ndi umunyabyaha ndi umubi nkawe, niba ndi umubi nkawe ni oshe dhambi zangu zote. Niba ndi umunyabyaha mbanagurwe nezwe ibyaha byanjye byose kugira ngo mbarweho gukiranuka. Ijambo ry'Imana rimberetemwe numara kweza nayo maraso. Ijambo ry'Imana rikubere umuhamya. Na tangu nilipoona kijito hicho, nitangira kubona iyo soko. Kwa nini? Kubera iki? Kwa amani. Kuko kwizera. Kwa amani. Amahoro. Nilichotililishwa na majeraha. Yabashe kutirika inguma zake. Nilipotililishwa na majeraha. Yabashe kutirika cyangwa se nilipotililishwa na majeraha. Manuwe komeretswa. Nilikomere. Amen. Na majeraha. Nilikomere. Na majeraha yako upendo wa ukombozi. Nilikomerete kurukundo rw'ubucunguzi. Upendo wa ukombozi. Urukundo rw'ubucunguzi. Umewekwa ndio rwashizweho wimbo wangu. Indirimbo yanjye. Ukombozi. Ubucunguzi. Ilikuwa wimbo ya ule mwenye dhambi kugira ngo ijambo ry'Imana rimubere ubuhamya. Indirimbo yawe yo gucungurwa. Abacunguwe bagaragazwa n'ijambo ry'Imana. Abacunguwe ntabwo bakora ibyaha. Abacunguwe ntabwo bikubita ku gatuza ngo nije weho urinde. Ijambo ry'Imana riri muri wowe. Abacunguwe baririmba indirimbo yo gucungurwa. Umukristo zarangiwe mu byose wewe uzageza ryari? Byari bisabye ngo ubu umukristo iyi kubera indirimbo yawe ubucunguzi
umurongo wa 20 n'uwa 21. Mstari wa 20 na 21. Ubucunguzi Ukombozi. bubera bikendaki. Ukwema watakatifu akitaki. Indirimbo. Nyimbo. Niba waracungu. Kama ukombolewa. Uzakureba. Unataka azamugengo. Aseme. Uriya we. Ule yeye. Nta kintu kimurangwa. Hakuna kitu. Nta n'ukuru murangwa. Hakuna kitu hakuna. Nawe yazagenda. Ariko Imana ndivuga. Azasanganira umwami. Nda wahabonye. Narayepata. 20 Dusome uzalima kwa Yesu Kristo. Amen. Uhamya ibyo aravuga ati uhamya ibyo Anayeshuhudia vile. ndaza vuba. uhamya ibyo Anayeshuhudia vile. uri kubihamya Anayeshuhudia vile. sinzi niba mundeze Sijue kama unanitia masikio. uhamya ibyo Anayeshuhudia vile. avuze ngo iki Anasema nini? Uhamya ibyo aravuga ati ndaza vuba. yego Amena ngwino mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu ubane namwe mwese. Amen. 21 unaimaliza. Ubuntu bw'umwami Yesu ubane namwe mwese. Amen. Anzia kwa 20. Uhamya ibyo aravuga ati uhamya ibyo aravuga ati Anasema ndaza vuba hiyo nitakuja ninakuja upesi. Mshuhuda wa hayo anasema ndiyo ninakuja upesi. Amena mwami Yesu. Amena Bwana Yesu. Amen. Mwami Yesu. Amani ya Bwana Yesu Mahoro chakaso mwami Yesu. bubane namwe mwese. Ishi ndani sote. Imana ibahungishe. Mungu awabariki. Kandi turi kubaganira ijambo rigira riti Tunazungumzia ninasema ijambo ry'Imana ni ubuhamya. na Mungu ni ushuhuda. Paulo yakoreshaga amaboko yicisha bugufi. Ntabwo yahwemye guhugura abera. Ntabwo yahwemye kubabwira iby'Imana. Ntabwo yahwemye kubereka inzira. Kuchoka kuonesha njia. None abituye ikamba. Sasa leo Ibyo yavuze byose azabihemberwa. Ibyo yakoze byose azabihemberwa. Abazahemba Paulo ntabwo bazaduhembe. Imana izahemba Paulo yabasa abandi izamusanga. Uyu mugoroba bifurije kugira ngo mu mirimo yanyu hamwe n'ibikorwa byiza bizatuma ingo zanyu zihagarara zidatsinzwe. Bizatuma namwe ubwanyu muhagarara imbere y'Uwiteka mudaciriwe urubanza. Kubera bazahagarara imbere y'urubanza bagacika ubwo gupfa, ntabwo ariko bazaba batarumvishe, ahubwo bazaba barabyumvishe barabigize imikino. Umuntu utazumvira inama z'Imana uwo ntabwo azabana n'Imana. Uzumvira inama z'Imana Imana izamuhemba. Uhumurizanye kubwirana ayo magambo. Nuko ubuntu bw'Umwami wacu bubane namwe mwese. Imana ibahereze gutura mu magambo yayo. Tubifurije umugoroba mwiza mu izina rya Yesu Kristo.